nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwobu, ntera umwete imitima yanyu itari mu buryarya mbibutsa. Rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 12 n'igice cya gatatu umurongo wa mbere. Kuki hakenewe ukuri kw'iki gihe? Inyandiko z'ibanze page 72 hari ukuri kwinshwaga hano kuboneka mu ijambo ry'Imana, ariko ukuri kugenewe iki gihe ni kumukumbu ukeneye ubu. Data turi mu ijuru, turashaka kubana natwe ubwo tugiye gukomeza kwiga kuri iyi sabato y'umugisha waduhaye. Turagushimira Data yuko waduhaye amahirwe yo kugera hano. Hari abatashoboye kugera hano uyu munsi. Data ndasaba yuko aho bari hose ubasura, kandi niba hari indwara ziri hagati muri twe, Data ndasaba yuko udusura, ugasura abafite ibibazo bose, kandi ngushimiye ko utwumvise, ukiza imitima yacu uyu mwanya mu gihe tugiye gufata umutsima w'ubugingo. Data uduhe gusobanukirwa mu izina rya Yesu, amen. Ibyahishuwe igice cya 13. Bibiliya irabivuga nk'uko twahoze tubiganira muri iki gitondo ku murongo wa 3. Inyamaswa imaze gukomereka uruguma rwayishe. Bibiliya iratubwira ku murongo wa 3 w'igice cya 13 cy'ibyahishuwe ngo nuko mbanwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Amagambo akurikiye haravuga ngo abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Igihe nari ndimo ntinda cyane kuri ibi bintu nkamara umwanya, igitekerezo cyaje mu mutwe nuko biri ivuga yuko isi yose irimo itangarira inyamaswa kandi yirukanka inyuma. None twebwe ni kuruhe rugero nk'abantu b'Imana twakabaye dukurikira Imana tuyitangarira? Kandi iyi niyo shusho twahoze tubona mu gitondo ubwo twasomaga mu byahishuwe igice cya 14, aricyo gice gikurikiyeho. Ni ishusho twahoze dusoma muri iki gitondo, aho ibihumbi 140 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5 barimo batangarira nde? Barimo bakurikira kandi batangarira umwana w'intama. Mu byibuke twabivuzeho. Iyo uhereye ku murongo wa 4 haravuga ngo abo nibo batandijwe n'abagore ku karabari, abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Noneho umurongo wa 5 ukavuga ngo mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, kuko ari abaziranenge imbere y'intebe y'Imana. Ubwo rero mu gice cya 13 tubona ishusho ya benshi mu batuye ku isi aho bakurikira inyamaswa bayitangarira, ariko mu gice cya 14 hakaba abantu 144. None ni abantu bangahe bari ku isi uyu munsi? Mbese murabizi? Ni muri miliyari uyu munsi wa none. Ariko tukagira ikinyuranyo cy'abantu noneho 144 bonyine. Nta kintu bari cy'abo bantu ni bake cyane. Dufite isi yose mu gice cya 13, noneho akaba 144 mu gice cya 14 bo bakurikira umwana w'intama. Ibyo rero biransubiza ku kibazo nigeze kubabaza kare. Ni kuruhe rugero twe nk'abantu b'Imana twakabaye tukurikira Imana kandi tukayitangarira? Aho Ellen White yavuze ko tugomba guharanira kuba mu 144. Nanone kandi nk'uko twabivuzeho, uwo si umubare mwinshi, ni umubare muto cyane. Bivuze ngo mu buryo bubabaje cyane, benshi muri twe ntabwo bazaba muri uwo mubare. Ariko nanone uwo si umubare w'abantu bonyine bazakizwa, kuko ni umubare uhagarariye itsinda ry'abantu runaka bagiye gukora umurimo muri iyi minsi iheruka wo guhamagara abantu b'Imana batataniye muri Babuloni mu byerekezo bitandukanye byo ku isi,
n'ahantu hatandukanye, maze abo bantu bakabahamagarira kuza ku Mana. Rero ku iherezo uwo mubare nanone ni abantu bagiye kuba bahagaze ku munsi uheruka bakabona kuza kwa Yesu Kristo, aho Ellen White yabonye, kuko yari yamaze kugira iyerekwa mu nyandiko z'ibanze kuri page 90, aho yabonye igare rifite umuvuduko nk'uw'umurabyo, isi yose iri muri iryo gare. Bivuze ngo ni isi yose irimo yirukanka inyuma y'inyamaswa, nk'uko twabisomye mu byahishuwe 13. Maze Ellen White yibwira ko umuntu wese yari ari muri iryo gare, ariko marayika aramubwira ngo ngera urebe nanone. Maze arebye abona abantu bake cyane, basaga n'abantu banyuze mu mubabaro ukomeye cyane, mu ntambara, ariko hagaragara ibimenyetso byo kunesha. Abantu bake cyane ku maso yabo, ntabwo ari abantu benshi, nk'uko Mose yavuze ngo ntimugakurikire abantu benshi, kuko kenshi abantu benshi barimo bajya ku ruhande rw'umwanzi. Reka rero tugire imirongo mikeya tureba hano, kubera ko Bibiliya ibivuga neza. Reka turebe muri Zaburi ya 4. Twigeze gusoma iki gice mu gitondo, ariko ndashaka yuko twongera tugatangiza uyu murongo, kuko ufite aho uhuriye n'abantu 144. Umurongo wa mbere, Zaburi ya 4. Mana, gukiranuka kwanjye guturukaho, unsubize uko ngutakiye. Warambohoye ubwo nari mfite umubabaro, mbabarira wumve gusenga kwanjye. Bana b'abantu, muzageza he guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro? Muzageza he gukunda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma? Ariko mumenye yuko, aho ni ku murongo wa 3, mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye nde? Umukunzi we. Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Uwiteka yagenje ate? Yirobanuriye umukunzi we. Ninde yirobanuriye? Ni umukunzi we. None ni gute duhinduka abakunzi b'Imana cyangwa se abantu bayo? Mwite ku murongo ukurikiyeho, umurongo wa 4. Murakare uburakari budatuma mukora icyaha, muri ku mariri yanyu mwibwire mu mitima mucecetse. None ni gute duhinduka abantu b'Imana ubwo, cyangwa se abakunzi be? Ni iki bisobanuye? Iyo turebye kwishobora byose, Imana ikomeye, ubwo duhinduka abakunzi be. Kandi ni ukubaha Uwiteka, nk'uko biri mu butumwa bwa marayika wa mbere, kureba ko Uwiteka ushobora byose. Noneho hano hakavuga ngo murakare uburakari budatuma mukora icyaha. Nicyo dusoma ku murongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5 mu byahishuwe 13, ibyahishuwe 14, aho bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, kandi mu kanwa kabo hakaba hatarabonetsemo ibinyoma. Bivuze ngo nta cyaha cyabonetse kuri bo. Nicyo n'uyu murongo rero uvuga ngo murakare uburakari budatuma mukora icyaha, muri ku mariri yanyu mwibwirire mu mitima mucecetse. Nicyo hano kivugwa. Umurongo wa 5, mutambe ibitambo mukiranutse. Nibihe bitambo? Ibitambo byo gukiranuka, kandi mwiringire nde? Uwiteka. Ntago ari abantu. Ubwo rero tugomba gutamba ibitambo byo gukiranuka. Gukiranuka ni iki? Ni gukora ibyiza. Mwiterera ku kintu kiri hano kuri screen, kiri muri Signs of Times ku wa 20 Kanama 1895, igika cya 5. Avuga ngo kurimbuka kubabaje cyane gutegereje abanyabyaha. Bityo rero ni ingenzi cyane ko tumenya iki icyaha icyo ari cyo, kugira ngo turokoke mu butware bwacyo cyangwa se mu bubasha bwacyo. None niki nanone twasomye ku murongo wa 4, murakare uburakari budatuma mukora icyaha, muri ku mariri yanyu. None ubwo n'irihe jambo rihavugwa? Hano Ellen White yakoresheje
arimo avuga ko tugomba kurakara uburakari budatuma dukora icyaha. Reka twongere dusubire kuri sikirini. Yaravuze ngo kurimbuka kubabaje cyane gutegereje abanyabyaha, bityo rero ni ingenzi cyane ko tumenya icyaha icyo ari cyo kugira ngo turokoke mu butware bwacyo. Yohana aravuga ati umuntu wese ukora icyaha aba yishe itegeko, kuko icyaha ari ukwica itegeko. Hano dufite ubusobanuro bw'icyaha, ni ukwica itegeko. Ni kangahe umunyabyaha ahamagarirwa kureka ibyaha bye agasanga Yesu? Ariko se abatwaye ubutumwa cyangwa se intumwa z'Imana baba barerekanye neza inzira yo kugera kuri Kristo? Mbese baba barerekanye ko icyaha ari ukwica itegeko, kandi ko uwagikoze cyangwa se uwica itegeko agomba kwihana akareka gucumura ku mategeko y'Imana? Kristo azaza kurimbura abahanuzi b'ibinyoma no gukuraho insiriri y'icyaha. Insiriri y'icyaha. Ubwo rero abari mu cyaha batuma abandi basubira inyuma nabo bagakora ibyaha, kuko intumwa zimwe zitaba zashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibyanduye. Nicyo ijambo hano twasomye rivuga ngo murakara uburakari budatuma mukora icyaha, muri ku mariri yanyu mwibwirira mu mitima mucecetse. Nibyo biri mu butumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri, aho tugomba kubaha Uwiteka kandi tukamuha icyubahiro. Ni ukugaragaza imico y'Uwiteka kandi ntiducumure. Nicyo bisobanuye kubaha Uwiteka. Nicyo tubona mu butumwa bwa marayika wa kane mu byahishuwe 18 umurongo wa mbere, aho hari umuhamagaro uhamagarira abantu kuva muri Babuloni. Kandi hasobanura nanone icyo Babuloni ari cyo cyangwa se ibiranga Babuloni, kuko ibyaha byabo niko Bibiliya ivuga Imana ibirebaho maze ikayicira urubanza. Ubwo rero kuva muri Babuloni no kuva mu byaha. Nicyo bisobanuye nanone. Ni ubutumwa dufite muri iyi minsi yacu. Rero isi yose irimo iratangarira kandi ikajya inyuma ya Babuloni. Ariko nk'uko twasomye muri Zaburi ya 4 umurongo wa 3 ngo Uwiteka yirobanuriye umukunzi we. Reka tugereranye n'ibiri muri Zaburi ya 50 nanone, muri icyo gitabo cya Zaburi 50 umurongo wa mbere. Mwite ku gihari. Bibiliya ivuga Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka iravuze ihamagaye isi uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Kuri Siyoni, ni iki kigomba guturuka kuri Siyoni? Aho ubwiza butagira inenge niho Imana irabagiraniye. Ubwo rero ni itorero. Siyoni ihagarariye itorero. None iki kigomba kuhaturuka? Ntabwo ari ikibazo kigoye kuko kiri ku murongo wa 2. Haravuga ngo kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge niho Imana irabagiraniye. Ntabwo rero ubwiza bwaturuka muri Siyoni. Siyoni ikiri mu byaha. Ntabwo byashoboka ko ubwiza butagira inenge buhaturuka. Siyoni ikiri mu byaha. Nicyo dusoma no ku murongo wa 3 na Ellen White yavuze. Umurongo wa 3, Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Abarimo bavuga ku kuza kwa Yesu Kristo waje ubwa kabiri. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Noneho umurongo wa 5 iti munteranirizeho abakunzi banjye. Abo bakunzi ni bande cyangwa se abera? Basezeranishije nanjye isezerano. Gute? Nirihe sezerano? Isezerano ibitambo. None ni iki bivuze gusezerana n'Uwiteka isezerano kubw'ibitambo? Nimwibuke ubuturo bwera. Niyihe mpamvu inyamaswa zagombaga gutambwa nk'ibitambo kuri aritari y'ubuturo bwera? Byagombaga gutambwa kubw'impongano, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu.
iyo niyo yari impamvu yindi, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Rero Imana iravuga ngo tujyanishije amagambo tugahuza n'ubuturo bwera, ibitambo byazanwaga kubw'ibicumuro by'ubwoko bw'Imana. None uyu murongo uratubwiye, umurongo wa 5 ngo iti munteranirizeho abakunzi banjye basezeranishije nanjye isezerano ibitambo. Bisobanuye ko nimumbwire hari ikintu ubwo ngubwo ugomba gutanga, hari ikintu ugomba gutamba ku gicaniro. None niki tugomba gushyira ku gicaniro? Ni inarijye. Ni wowe ubwawe ugomba kwitamba nk'igitambo kizima. None ikibazo, Imana yemera ibitambo byanduye? Oya, kigomba kuba ari igitambo kitazira inenge. Niyo mpamvu twebwe tutashoboraga kwitamba ubwacu mu buturo bwera, kuko tugomba kuzana inyamaswa itanduye, itagira inenge, izira inenge. Rero kuko Kristo yaje akatwereka urugero, amena, maze akadutsindira icyaha njyewe nawe, Imana iratubwira ngo dukurikire umwana w'intama nk'ibihumbi 144, maze dupfe ku narijye, maze tube ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Rero isi yose nk'uko tubibona mu byahishuwe 13, isi yose irakurikira inyamaswa, tugomba gukurikira umwana w'intama. Reka tujyane mu gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 6. Gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 6. Mwite nanone ku kintu ijambo ry'Imana rivuga hano. Haravuga ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka. Ni ubwoko bumeze bute? Ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Ubwo ni bantu ki tugomba kubabo? Ni abantu badasanzwe b'ubwoko bw'Imana, bameze nk'ibihumbi 144 bakurikira umwana w'intama ahajya hose. Ubwo ni abasigaye berejwe Uwiteka mu minsi y'imperuka, kandi hagomba kubaho umurongo utandukanya abantu b'uburyo bubiri. Hakabaho itandukaniro hagati y'abakurikira ubupapa muri iyi minsi iheruka n'abakurikira umwana w'intama. Reka turebe n'igice kindi muri Zaburi 25 umurongo wa 10. Turebe icyo umunyezaburi avuga ku murongo wa 10. Zaburi 25. Inzira zose z'Uwiteka ni imbabazi n'umurava, kubitondera isezerano rye n'ibyo yahamije. Ubwo rero inzira zose z'Uwiteka ni iki? Ni imbabazi n'umurava, kubitondera isezerano rye n'ibyo yahamije. Umurongo wa 11. Uwiteka kubw'izina ryawe mbabarira, gukiranirwa kwanjye kurakomeye. None iki tugomba kuba dukora ubu? Niba inzira z'Uwiteka ari imbabazi n'umurava, kubitondera isezerano rye n'ibyo yahamije, ubwo tugomba kureka icyaha. Umunyezaburi ati mbabarira, gukiranirwa kwanjye kurakomeye. Ubwo rero tugomba kureka ibyaha kugira ngo tube abera batagira inenge, bakurikira umwana w'intama muri iyi minsi iheruka. Kandi nk'uko Yesu abivuga muri Yohana, aravuga ati umutware w'ab'isi araje ariko ntacyo amfiteho, kandi abantu 144 nabo bagomba kuba bafite ubuhamya nk'ubwo. Bagomba kuba baranyuze mu bintu bisa n'ibya Kristo, nk'uko n'intumwa Pawulo abivuga ko tuzaba tugoswe n'abanzi impande zose. Mwite ku kintu kiri mu gitabo cya Maraki 3 umurongo wa 16, kugira ngo dutandukanye abantu 144 n'abakurikira ubupapa muri iyi minsi iheruka, kandi ari bo benshi mu batuye isi, kuko
bazaba kandi ubu barimo bakurikira inyamaswa bayitangarira. Maraki 3:16 umurongo wa 16 uravuga ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Ngo bagiraga bate? Bubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Ubwo rero hagomba kubaho igitabo cy'urwibutso kigomba kuba kirimo amazina y'abubahaga Uwiteka, niba barishwe ku bwa Kristo cyangwa se bagakomeza kubaho kugeza igihe Kristo azatungukira. Umurongo wa 17 dukomeze dusome, haranditswe ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazaba banje umunsi nzakoreraho, bazaba amatungo yanjye, nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. None ni ryari iri tandukaniro rizabaho? Mbese ni ikintu tugomba gutegereza igihe Yesu azagarukira, igihe azazaga tandukanya abantu nk'uko biri mu rwambere rw'Abanyatesaloniki 4:16-17, igihe abapfiriye muri Kristo bazazuka maze abakiraniwe bakicwa? Ntabwo ariko bimeze, ahubwo n'uyu munsi itandukaniro rigomba kubaho, kubera ko hano hari impamvu imwe mu mpamvu zikomeye nyinshi twahoze tureba kare. None iki gitondo twahoze tureba ubumwe, kuko Papa arimo arahamagarira abantu bose ubumwe. Mu cyumweru gishize twabirebyeho, aho yagiye mu bayisilamu maze agahura n'abayobozi ba Isilamu bayobora idini ya Isilamu, maze bakiyunga bagasinyana amasezerano y'ubumwe ko ari bamwe kandi ko baramya Imana imwe. Hagomba kubaho itandukaniro muri iyi minsi iheruka hagati y'abasigaye b'ukuri b'Imana ndetse n'amadini yo mu isi arimo yihuriza hamwe nk'umuntu umwe. Mwite kuri icyo kintu, ntimukibagirwe cyo kwihuriza hamwe nk'umuntu umwe. Ngiye kubereka ingingo mu kanya gato ibyerekanaho ngo bihuriza hamwe nk'umuntu umwe, kugira ngo bose binjire mu nkuge binjiranye nk'umuntu umwe. Tugomba ngo guhinduka umuntu umwe kugira ngo twinjirane mu nkuge. Nibaza iyo nkuge ariyo. Mbese ni iyihe nkuge? Mbese ni abantu bangahe binjiye mu nkuge y'ukuri no wayubatse? 8 bonyine. Benshi cyane ntibayinjiyemo. Kubera iki? Kuko iyo nkuge yashyiraga itandukaniro hagati y'abaramyaga Imana n'abatarayiramyaga. Ubwo rero inkuge yatandukanije abanduye n'abatanduye. Mbere y'icyo gihe ntabwo washoboraga kubona itandukaniro, ariko igihe iyo nkuge yari imaze gushyirwaho, noneho wahise ubona itandukaniro. Abinjiye mu nkuge bari bari ku ruhande rw'Uwiteka bangahe? 8 gusa. Noneho miliyoni hanze aho ngaho. Niko bigiye kugenda mu minsi iheruka, nshuti bavandimwe na bashiki banjye. Nkuko twabibonye mu byahishuwe 13 ndetse na 14, ibyo bice bibiri. 14 hatubwira abantu 144. Amena. Bahabanye n'abari mu byahishuwe 13 isi yose. Noneho murongo wa mbere kugeza ku wa 5 mu byahishuwe 14. Noneho 13 isi yose ikirukanka inyuma y'inyamaswa yitangarira. Testimonies for the Church volume ya 7 page 182. Isi yuzuye imyivumbagatanyo, intambara n'amakimbirane, ariko ifite umutwe umwe, ubutware bw'ubupapa. Abantu baziyungira gukora iki? Kurwanya Imana binyuze mu kurwanya abahamya bayo. Abo ni bantu ki? Ni abantu 144. Amena. Bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwa Yesu.
ubumwe bushimangirwa n'umunyabugome ukomeye, aho ashaka guhuriza hamwe abakozi be kurwanya ukuri, agakora uko ashoboye ngo agabanye kandi atatanye abahagarariye ukuri. Hari inzira nyinshi zashyizweho zo kubagabanya ndetse no kubatatanya, harimo ihindagurika ry'ibihe n'ibindi byinshi byo gutuma abantu bose baza munsi y'ubupapa, aho umurongo utandukanya ab'Imana n'abatarabaye ugiye kugaragara mu minsi mike. Ninde uri ku ruhande rw'Uwiteka nk'uko Eliya yabibajije, nk'uko na Mose yabibajije igihe yavaga ku musozi azanye ibisate by'amabuye? Ninde uri ku ruhande rw'Uwiteka? Aha niho tugiye kugira igihe cyo gukora amahitamo. Nanone aravuga ati isi ifite umutwe umwe, aribwo butware bw'ubupapa. Abantu baziyungira kurwanya Imana binyuze mu kurwanya abahamya bayo. None rero ubu ngubu tugiye kuberekana none ko ibingibi birimo bibaho uyu munsi, uku kwihuza gushingiye ku ihindagurika ry'ibihe. Mbese mwibuka ko Lettre Encyclical ya Papa Francis yavugaga ku by'ihindagurika ry'ibihe, aho barimo bahamagarira isi yose kwemera icyumweru. Mwite kuri aya magambo ari kuri Business Insider niyo yanditse, ariko reka tube tubiretse gato. Ariko muri iki gihe ubu ntago bifite icyo bimaze niyo waba uri umuate cyangwa se urwanya Imana, bose bagomba kwihuriza hamwe. Ugomba kugira icyo usenga byanze bikunze. Iki nicyo nshaka kubereka hano. Ni inkuru ya Business Insider ku wa 5 Gashyantare 2019. Nancy Pelosi akunda gutanga ibihamya by'imirongo yo muri Bibiliya, ariko itari muri Bibiliya mu by'ukuri. Mwita kuri iki kintu ngo gukora umurimo wo kwita ku by'Imana yaremye ni igikorwa cyo kuramya. Ariko mwite cyane kuri aya magambo ari hano. Mwite kuri ibi ngo gukora umurimo wo kwita ku by'Imana yaremye ni igikorwa cyo kuramya, kandi kutita kuri ibyo ni ugusuzugura Imana yaturemye. Nibyo Pelosi akunda kuvuga. Yakomeje ati sinabibona muri Bibiliya, ariko mbivuga igihe cyose. Pelosi w'umugaturika yabwiye abari bateranye ati mpora nkomeza gusoma Bibiliya, nzi ko hari aho ushobora kubibona, bishobora kuba biri muri Yesaya, ahantu runaka muri Yesaya. Biratangaje. Reka nze mbakinire video Pelosi yabivugiyemo. Iyo abantu bavuze ubutumwa bwo muri Matayo nk'ubugenewe benshi muri twe, ngo nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa muranyambika, nari umushyitsi murancumbikira, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Buri gihe nshaka kubibutsa ko ubundi butumwa buhari ari ikinyuranyo. Nari nshonje ntimwamfungurira, kandi kubw'urwo rubanza Imana itandukanya abantu. Nari nshonje muramfungurira, nari nshonje ntimwamfungurira. Ku rundi ruhande nari umushyitsi ntimwancumbikira, kandi urwo ruhande rwa kabiri ntekereza ko ari ingenzi cyane ko twese tubyibuka, kuko aho hari imbogamizi z'inshingano yacu. Gusubizwa ibyiza cyangwa gusubizwa ibibi. Kandi sinabibona muri Bibiliya, ariko hari amagambo nkoresha igihe cyose. Nkomeza gusoma Bibiliya cyane, nzi ko hari aho biri bishobora kuba biri muri Yesaya, ariko numva Bishop avuga ati gukora umurimo wo kwita ku by'Imana yaremye ni igikorwa cyo kuramya. Kandi kwirengagiza ibyo ni ugusuzugura Imana yaturemye. Hari ahantu biri, ariko amagambo amwe ntarimo, gusa wabibonamo. Dufite inshingano ikomeye yo kugira icyo dukora kubwo kwizera kwacu no kubw'agaciro ka buri wese. Ubwo rero ngo yumvise Bishop avuga ibyo bintu. None kuko Bishop yabivuze, yizera ko biri muri Bibiliya. Mwabyumvise abivuga. Nikira none reka dusubire kuri screen. Nancy Pelosi akunda gutanga kenshi cyane imirongo yo muri Bibiliya, ariko ikibazo gihari ni kimwe. Ikibazo kimwe gihari nuko iyo mirongo
ntayiba muri Bibiliya. Pelosi avuga ibyo yagize ati sinayibona muri Bibiliya, ariko mbivuga buri gihe nkomeza gusoma Bibiliya cyane, nzi ko hari ahantu bigomba kuba biri muri Yesaya. Wenda numvise Bishop avuga ngo gukora umurimo wo kwita ku by'Imana yaremye ni igikorwa cyo kuramya. Niko yakomeje avuga. Ubwo ntabwo mwigeze mubibona. Reka twongera tubisubiremo. Hari amagambo ahari yose yavuze ngo gukora umurimo wo kwita ku by'Imana yaremye ni igikorwa cyo kuramya. Mutekereze. Yabyumvanye umubishopu w'umugaturika. Mwibuke ko ari umugaturika, Nancy Pelosi. Yabyumvanye umubishopu avuga ngo gukora umurimo wo kwita ku by'Imana yaremye ni igikorwa cyo kuramya. Biri muri Encyclical ya Papa Francis. Urakoze cyane. Uyu ni umuhamagaro wo kweza umunsi wa mbere w'icyumweru. Babikura muri LAUDATO SI. Iki nicyo yararimo avuga hano. Nancy Pelosi hano arimo arigisha ubutumwa buri muri LAUDATO SI. Icyo nicyo twasomye hano. Icyo nicyo twumvise. Uku ni uguhamagarira abantu kwezi cyumweru bikorwa n'Abademokarate bigisha ibiri muri LAUDATO SI nkaho biri muri Bibiliya. Reka mwite ku kindi kintu kiri hano muri iyi ngingo muri Business Insider 24 Mutarama 2019. Ocasio-Cortez wo muri Alexandria yavuze amagambo yo muri Bibiliya nyuma yuko Sarah Huckabee Sanders, mbese Huckabee Sanders ni muntu ki, akora muri White House. Rero nyuma yuko Sarah Huckabee Sanders avuze ko ihindagurika ry'ikirere azarirekera Imana, mwite ku kintu kiri hano. Abademokarate barimo barishingikiriza kuri Bibiliya ariko bavuga 50 arimo bigisha ingengamikorere ziri muri LAUDATO SI. Murebe nanone hano umudemokarate w'i New York w'imyaka 29 warerewe mu bugaturika yashyize inkuru kuri Twitter avuga ku byo Sanders yari yavuzeho maze yifashisha Bibiliya abisenya. Yagize ati tangira igice cya mbere Imana yitegereje isi iyita nziza inshuro zitari imwe cyangwa ebyiri ahubwo inshuro 7. Itangiriro kabiri Imana itegeka abantu bose gukorera no kurinda ibyaremwe. Mu Balewi Imana ivuga ko atari abantu gusa ahubwo n'ubutaka bariho bugomba kubahwa. None n'icyo barimo bigisha? Barimo barakoresha Bibiliya, inyandiko zo muri Bibiliya, ariko bakigishiriza LAUDATO SI ibyo Papa ashaka ko bikorwa. Bahamagarira abantu itegeko ry'icyumweru. Itegeko ry'icyumweru ririmo rirakorera urugendo rwaryo mu mwijima. Icyo nicyo barimo bigisha. Papa LAUDATO SI yanditse igendereye kwigisha iby'ihindagurika ry'ikirere. None Abademokarate bashyigikiye icyitwa New Green Deal. No Review and Herald Kamena icyamagaye 897 paragrafe ya 10. Amahame ya Kiliziya Gatolika azafatwa nko kwita ku gihugu ndetse no kukirinda. Uko gusubira inyuma kw'igihugu kuzakurikirwa no kurimbuka kw'igihugu. None n'icyo Abademokarate barimo bavuga? Barimo barafata amahame ya Kiliziya Gatolika bakayafubika mu kurinda igihugu no kucyitaho. Nicyo twumvanye Nancy Pelosi, nicyo twumvanye wa wundi Ocasio-Cortez, nibyo twumvise. Barimo barasohoza ubu buhanuzi hano. Nanone kuri screen amahame ya Kiliziya Gatolika azafatwa nko kwita ku gihugu ndetse no kukirinda. Ibyo nibyo barimo bakora kuri LAUDATO SI. Encyclical yibanda ku ihindagurika ry'ibihe. Watch yo kuwa 8 Gashyantare 2019 Papa Francis yahaye Govegan miliyoni y'amadolari ku bw'igisibo. None ubwo yatangiye iki?
Reka turebe indi nkuru yanditswe na The Guardian ku wa 6 Gashyantare 2019. Papa Francis yahaye Go Vegan miliyoni y'amadolari ku bw'igisibo. Francis ati turasaba Go Vegan kwita ku gisibo. Intego y'iyo miliyoni y'amadolari yiswe Vegan Campaign iyobowe n'umwana w'imyaka 12 Genesis Butler n'ugushishikariza abantu kurya inyama nkeya ndetse n'ibikomoka ku mata mu rwego rwo kurwanya ihindagurika ry'ibihe, gushyuha cyane k'uyu mubumbe ntikwarwanywa hatavuyeho kurya inyama cyane mu bihugu bikize. Ubushakashatsi bwerekana ko kugabanya kurya ibikomoka ku nyamaswa binagabanya guhumanya umwuka no kurimbura amashyamba n'inyamaswa. Ubwo rero ikintu cyose baragihuza n'ihindagurika ry'ibihe, ndetse yewe no kurya inyama nyinshi baravuga yuko uzaba urimo wangiza isi. Nanone ni bande barimo bashyigikira ibyo bakabiteza imbere? Ni bande barimo babyigisha, bigisha ubwo butumwa bushya na New Green Deal? Ni Abademokarate. Murebe nanone kuri the screen NPR yo ku wa 5 Gashyantare 2019. Ihuriro ry'Abademokarate ryavuze ko icyambere cyo kwitabwaho ari ihindagurika ry'ikirere mu gihe bagenzura inzu yabo. None ubwo ikiri imbere ni iki? Ni ihindagurika ry'ikirere cyangwa ry'ibihe. Kandi nk'uko twabibonye ni ikihe gitabo barimo bifashisha? Ni Encyclical ya Papa Francis, urwandiko rwa gishumba, ntabwo ari Bibiliya, kuko twabonye ko n'imirongo bataba bazi aho iri. Reka rero turebane, mumfashe turebe iki kintu hano kindi cyanditswe na wacu ku wa 7 Gashyantare 2019. Inzu y'Abademokarate yabereyemo inama ya mbere yiga ku ihindagurika ry'ikirere mu myaka irenga 5. Hano hari ikindi, ibyo kwigizayo imyanzuro ya Green New Deal byahishuwe na Ocasio-Cortez Marquis. Mwite ku gihari, inkubiri ya Green New Deal yakomeje gufata indi ntera guhera igihe yamenyekanishwaga na Ocasio-Cortez hamwe n'abagize itsinda ry'urubyiruko rwo mu mujyi wa Sunrise rwita ku ihindagurika ry'ikirere hamwe n'umuvugizi w'Abademokarate Nancy Pelosi. Hatarashira igihe habayeho amatora yamwinjije mu biro. Barimo bamubaza batugiye gukora iki ku ihindagurika ry'ibihe, niho yavuze biriya bintu twabonye. Rero umuryango w'abibumbye ndetse n'Abademokarate bose bashyigikiye ibya New Green Deal. Kandi New Green Deal ni mvugo bafubitsemo amategeko y'icyumweru. Ubwo New Green Deal ni amategeko y'icyumweru mu by'ukuri. Noneho hano hari guhamagarirwa gusenga gahunda y'umuryango w'abibumbye w'isabato y'ibidukikije. On 1F ni porogaramu y'umuryango w'abibumbye ishinzwe isabato y'ibidukikije, umunsi wo kuruhuka w'isi yose. Bamaze igihe kinini bahamagarira ibi bintu abantu. Umunsi wo kuruhuka ni bande? Ni umuryango w'abibumbye ONU. Ibi bana bivuze Papa atarandika ya Encyclical cyangwa urwandiko rwa gishumba. Ubwo na mbere kose rero bamye bahamagarira abantu kuruhuka isabato ngo nk'igisubizo cy'ibibazo by'ihindagurika, ariko ni isabato y'ikinyoma. Twe twatakaje ibyumviro n'ibyumviro byacu, gukorakora, guhumurirwa, kureba, byose bitugira abo turi bo. Twebwe dutegeka ibintu byose tutaruhuye umubiri n'umwuka wacu, tuba tubabaza isi yacu kandi natwe twikomeretsa ubwacu. Turasaba ko birekeraho. Turashaka kuruhuka ndetse no kwemerera isi kuruhuka. Turashaka kugaragaza ndetse no kuvumbura ibanga riba muri twe. Iyo niyo mpamvu y'ubusobanuro bwose bw'ubuzima, ni isoko yo guhamagarira ibintu byose kwihuza no gusabana bikagirana umushyikirano. Ubwo rero barashaka kuruhuka isabato. Murebe nanone kuri screen hano bakomeje bavuga ngo turatangaza isabato, umwanya w'ituze ku biremwa byoroheje, nibirekwe bibeho
maze tugarure ukuri gukomeye kandi kwibagiranye mu rwego rwo kwiga kongera kubaho. None ni ukuye kuri kwibagiranye barimo bavugaho. Twebwe kuri twe nk'Abadiventiste munsi wa karindwi, beza isabato y'umunsi wa karindwi, dushobora kugereranya ayo magambo na Yesaya 58. Reka tujyane muri Yesaya 58 kuko iki ni ikiganano cya Yesaya 58. None muri Yesaya 58 tuhasoma iki? Muhiteho cyane umurongo wa 12 haravuga ngo n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse. Mwibuke ko bavuze ngo ni ukuri kwibagiranye. Bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu ngo. None n'iki bivuze gusana hasenyutse? Reka dusome umurongo wa 13 ukurikiyeho. Nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, ni ukuzishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo, akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Ubwo rero Uwiteka aravuga ngo uko niko kuri kwibagiranye. Ariko se ni ukuhe kuri bana bo barimo bavuga ko kwibagiranye? N'icyo ubupapa buha isi bwayihaye no mu myaka y'umwijima, ni isabato y'ikiganano, ni ukwezi umunsi wa mbere w'icyumweru. Noneho hano mwongera murebe kuri screen inkuru yatangajwe na isen.org. Umurunga w'abakristo bo mu Burayi babungabunga ibidukikije kwezi isabato mu isi itagiruhuka. Ntago bavuga isabato y'umunsi wa karindwi mu by'ukuri, kwezi isabato mu isi itagiruhuka. Hari ibikorwa bikurikirana ku rubuto rw'ingano kugira ngo rukure, rutanga izindi mbuto kandi rugere mu butaka, maze ugategereza igihe cyarwo ngo rwongere gutanga ubugingo. Isabato igendereye kurinda ubuzima, kurinda ukwera k'ubuzima. Mbese uyu munsi twasaba itegeko ry'isabato tubishimikiriye? Mbese twavuga cyane akamaro k'ikiruhuko mu gihe isi yose ihanganye n'iterabwoba ry'uburyo bwinshi, ihindagurika ry'ibihe rihangayikishije cyane abatishoboye bo mu isi uyu munsi. Ihindagurika ry'ibihe ryibasiye cyane ibimera ndetse n'inyamaswa. Mbese twavuga tudakebakeba umunsi wera igihe isi yose ikeneye kugira ikikora? Yego, dukeneye gusaba isabato kuruta mbere hose. Ikiremwa muntu n'ibindi byaremwe barayikeneye. Abatishoboye bakeneye kweza umunsi mu rwego rwo kongera kugira ubuzima bwiza ndetse no kongera guhuza imyumvire. Uyu ni uwuhe munsi? Nuwo papa duha, uwo arimo aduhamagarira. Iki ni cyo New Green Deal y'Abademokarate irimo yamamaza kandi igendereye kongera, nk'uko tubisoma mu Byahishuwe 13 umurongo wa 15, guha ubuzima cyangwa se gutuma igishushanyo cy'inyamaswa gihumeka, kongera kuzura inzira za kera n'inyigisho za kera z'ubupapa. Mwita none ku kintu hano Abademokarate bakora, ni ikinyamakuru The Verge cyo kuwa 7 Gashyantare 2019. Inkuru yasohotse icyo gihe avuga ngo umwanzuro wa Green New Deal werekanye umugambi wo kurwanya ihindagurika ry'ikirere cyangwa ihindagurika ry'ibihe. Nanone ikinyamakuru Think Progress kuwa 31 Mutarama 2019 cyaranditse ngo abascientists baravuga ko umuburo wa Ocasio-Cortez werekeye ihindagurika ry'ikirere ari ukuri kandi ufite ibihamya. None n'iki bahamagarira abantu? Ni ukweza umunsi w'icyumweru ariko byihishe mu ihindagurika ry'ibihe. Hano rero yarakomeje aravuga ngo ni the Hill 22 Mutarama 2019 ngo isi izarangira mu myaka 12 niba ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere kidakemuwe. Rero imyaka 12 ntago ari myinshi cyane, ntago ari myinshi ngo tugire icyo tugikoraho ubu ngubu.
bakagera no ku cyo bashaka ubwo ngubwo. Kandi nk'uko twamaze kubibona, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump aravuga ku cyihutirwa kireba igihugu cyose. Bisobanuye ikintu gikomeye kuko ni ururimi runogeye amatwi rusobanuye itegeko ry'icyumweru. Kandi nk'uko twabirebye mu gitondo, baravuga bati niba ugiye gusinya itegeko ry'ikintu cyihutirwa kireba igihugu cyose kubera ibintu birimo bibera ku mupaka runaka, kandi bakavuga ko atari n'ikibazo gikomeye cyane kuko hariho n'ibiza iburyo n'ibumoso, ufite umuyaga urimbura witwa hurricane, ufite imyuzure na typhoon, ndetse n'ubushyuhe bukomeye cyane, ntibabwita global warming cyangwa se climate change. Iyo ufite ikigero cy'ubushyuhe cyageze kuri muwe current cyangwa se gukuramo 40, bahitamo rero kubyita extreme weather mu cyimbo cya global warming, kuko ubushyuhe bwo gukuramo 40 cyangwa se -40 ntabwo ari ubushyuhe bwinshi, sibyo? Babyita rero extreme weather. None ubwo dufite ibi byose birimo bijya mbere icyarimwe, ni iki dukora? Niko bibaza. Mbese twahamagarira abantu ikihutirwa cyane nk'ihindagurika ry'ikirere? Icyo nicyo abademokarate barimo bamamaza ubu. Mwibuke kandi ko basa n'abagiye mu nguni mu gikorwa cyo gukora ku mushinga wo gukomeza imipaka. Ntiyabonye icyo yashakaga mu by'ukuri, ari nayo mpamvu ahamagarira igihugu ikintu cyihutirwa cyane, sibyo? Kuko nta kintu yabonye, ari nayo mpamvu yabaye aretse ibikorwa bya guverinoma mu gahe gatoya. Noneho abigarutsemo yari ataragira icyo abona nabwo, kuko no mu minsi ishize yabonye duke mu bademokarate nka miliyari 1.3 y'amadolari, ariko yari akeneye nka miliyari 5 cyangwa 6. None ubu ngo kugeza mu kwa 10 nk'uko tubibwirwa, mbere y'indi guverinoma haramutse hatagize ikibaho, none ubwo byagenda bite? Bamuvanye mu byihindagurika ry'ibihe bagakomeza kwangiza ikirere, bagakomeza kwangiza umwuka wo mu kirere ndetse no guteza ubushyuhe, bagateza n'imiriro, inkongi z'umuriro, sibyo? Kugira ngo noneho bamutere gupfukama. Icyo kandi nicyo bagiye gukora. Hano hari icyo barimo bavuga nanone. Inzu y'abarepubulike itewe inkeke n'itangazo rya Trump ry'ibyihutirwa cyane ko ryatuma perezida w'ahazaza w'abademokarate ashyiraho Green New Deal. None ni iki gushyiraho Green New Deal bisobanuye? Ntabwo biri mu bwihisho ubu, kuko no gushyiraho amategeko y'icyumweru niko twabivuga, niko bimeze. Noneho Rogers arabona ko abademokarate bashobora kwifashisha ibikorwa bya Trump nk'ibibanziriza ibyo bashaka gukora bya Green New Deal. Itegeko ryatekerejwe n'uhagarariye Amerika wo muri Alexandria Ocasio-Cortez rigendereye guhashya ubusumbane ndetse n'ihindagurika ry'ikirere, kandi ryagomba gushyigikirwa n'umusoro wa 70% w'abakozi bakomeye bo mu gihugu. Ubwo rero barimo barakoresha icyo Trump yavuze, maze bakavuga bati mbese twagikoresha kwihindagurika ry'ibihe. Murebe nanone kuri screen hano. Iyi ni inkuru yatangazwe na The Wall Street Journal. The Wall Street Journal niyo yatangaje iyi nkuru. Mwite ku kintu hano kirimo. Green New Deal ni amategeko y'icyumweru, ubwo ni igisubizo ku bukungu bwazahaye. Mwite ku kintu bagiye guhita bavuga. The Green New Deal, GND, ni itsinda ry'abanyapolitike rihuza ihindagurika ry'ikirere n'ubukene, kandi rigashaka kubikemurira icyarimwe. Umugambi w'abagize Green New Deal GND ushingiye ku myigishirize
y'iby'iyobokamana rya kimuntu ubwo ishingiye he? Ku myigishirize y'iby'iyobokamana rya kimuntu iryo Papa Francis yigishirije mu rwandiko rwe rwa gishumba rwo mu 2015 ruvuga ku ihindagurika ry'ibihe. Yarwanditse mu 2015. Niba mwari musinziriye nyaboneka nimukanguke. Dukurikije ibyo dusomye hano, niye Abademokarate bavanye ibitekerezo bya New Green Deal. Barabivuga hano ni muri LAUDATO SI, ni mu rwandiko rwa gishumba Letter Encyclical cyangwa se Encyclical Letter ya Papa Francis ivuga ku ihindagurika ry'ibihe. Mbese murumva impamvu rero White yavuze ko icyumweru kirimo gikorera urugendo rwacyo mu mwijima. Ntabwo bavuga yuko barimo berereza amategeko y'icyumweru, ahubwo bavuga ngo ni New Green Deal. Noneho ngo urwo rwandiko rwabanjirije manifesto cyangwa se itangazo mu ruhame ry'ingengamikorere zihuza ubushyuhe bwinshi n'umubumbe ndetse n'ubukene. New Green New Deal ntago bavuga yuko igendereye amategeko y'icyumweru, ahubwo bavuga yuko ari ugukemura ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ubusumbane. Nibyo bibyihishe inyuma. Ariko tukaba turimo tubibona hano nk'uko biri muri encyclical ya Papa Francis, bakatubwira yuko ari rwo rwandiko barimo bifashisha ko atari Bibiliya. Abanyabwenge bazabimenya niko Daniel yavuze. Abanyabwenge bazabona bino bintu maze babigereranya n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya maze batambikirwe n'umucyo. Imana ntishaka ko tuba abana b'umwijima, irashaka ko tuba abana b'umucyo, abana b'umunsi. Igihe tubona bino byose bijya mbere, dukeneye guhita tumenya tudashidikanya icyo twasomye ku murongo wa 3 w'ibyahishuwe 13 yuko isi yose irimo yirukanka inyuma y'inyamaswa kandi yitangarira. Mbese ubwo tugomba kuba muri iryo tsinda? Reka mbereke iki kintu nanone. Noneho ibi byo byatangajwe n'Abadiventiste umunsi wa 7. Biratangaje. Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 diviziyo yahuranyije Uburayi. Niriyo jambo rihari? Green Sabbath. Mbese uku gusubira inyuma gushoboka gute, nshuti bavandimwe n'abashiki banjye? Imigambi yose y'ubupapa twarayakiriye. Green Sabbath itanga ubusabane bw'Abakristo. Green Sabbath ngigira iti itanga ubusabane bw'Abakristo. None ubwo ibyo bisobanuye iki tubisesenguye? Eco Christians. Green Sabbath itanga Eco Christians. Ubwo nicyo bisobanuye? Ni ukudakurikira Yesu Kristo, nicyo bisobanuye. Ntago barimo bakurikira umwana w'intama. Ninde wabahaye Green Sabbath? N'Abademokarate. Abademokarate ninde yahaye? We ni Papa. Ntago barimo bakurikira Papa, barimo barakurikira ikiyoka nk'uko nabivuze uyu munsi. Icyo nicyo kibazo gihari muri iyi minsi iheruka. Dufite ikiyoka ndetse n'umwana w'intama. None ninde ugiye gukurikira? Mwibuke ko Bibiliya ivuga mu byahishuwe 13:11 yuko leta zunze za Amerika zizavuga nk'iki? Nk'ikiyoka. None uzakurikira nde? Ninde ugiye gukurikira? Dusubira kuri screen. Ngo the official news service ya diviziyo yahuranyije Uburayi y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 nk'umugabane umwe wo gutuma bizera b'itorero bakangukira kwita ku bidukikije. Ibi bimeze neza nk'ibyo Papa avuga, n'imvuga imwe. Dusubira kuri screen. Isabato yo kuwa 31 Werurwe yiswe iki? Green Sabbath. Ubwo yiswe cyumweru. Mu birwa byose bigize Ubwongereza, amatorero menshi yarashishikariye cyane mu kugira uruhare ndetse no kwakira green, icyatsi kibisi, nubwo itari ryari bara ryayo. Nubwo ryaba atari ryo bara ryayo, ubwo ni byiza kuri Papa kuko mwibuke ko
benshi atari nayo mabara bari bambaye, ariko bakiriye iryo bara, bakiriye icyatsi kibisi cyangwa se green Sabbath, icyumweru. Mbese urakurikira nde? Umwana w'intama cyangwa ikiyoka? Ni amahitamo abiri, kandi umwana w'intama ntabwo ateye ubwoba, ariko ikiyoka giteye ubwoba. Rero abantu benshi kubwo gutinya, ngo White yabivuze, turaje tubivugeho, kubwo gutinya kubura ibyo kurya ndetse n'aho kuba, bazayoboka ikiyoka. Bari muri rya gare White yeretswe riri ku muvuduko nk'uw'umurabyo, kandi nurijyamo nawe uzarimbuka. Noneho ku rundi ruhande hano nanone reka tuharebe, hari papa nk'uko byatangajwe na Charisma News, igitangazamakuru cyo kuwa 13 z'ukwa 2019. Nyuma yo gusinya isezerano ry'idini rimwe ku isi yose, Papa Francis yageze ku kindi kintu. Iminsi mike gusa nyuma y'uko papa asinya inyandiko ikomeye cyane mu mateka, twayivuzeho mu cyumweru gishize, yo guhuza amadini, yashoboye no kuvugana n'abayobozi ba politike zo mu isi mu buryo bwa video, ahabera inama ya za guverinoma zo mu isi muri Dubai. Yagarutse ku kuba hakenewe ubumwe bw'isi yose, kandi yabwiye abari bitabiriye iyo nama ko hagomba kwimakazwa iterambere rirambye. Yavuze kandi ko iterambere rirambye ridashoboka hatabayeho ubufatanye no gukorera hamwe. Yavuze ko iterambere rirambye ridashoboka hatabayeho ubufatanye no gukorera hamwe. Bivuze ngo ubwo ni ubumwe rero. None ayo magambo asobanuye iki? Iterambere rirambye. Papa yongeye gushimangira ubumwe bw'isi yose, yifashishije inkuru yo muri Bibiliya ivuga kuri nde? Kuri Nowa. Papa rero yavuze ko mu rwego rwo kubungabunga amahoro, natwe dukeneye nk'umuryango umwe kwinjirana he? Kwinjirana mu nkuge izashobora guhangana n'inyanja z'umuraba w'iyisi. Ibi bivuze kwemera ko Imana ariyo nkomoko y'umuryango umwe w'abantu bose. None ubwo ubufatanye, ubumwe, byose bivuze ko tugomba kwinjirana mu nkuge. Mwibuke ko hari inkuge ebyiri muri iyi minsi iheruka. Imwe papa yubatse ariyo LAUDATO SI, ndetse niyo Kristo yubatse. Mu byahishuwe 13 umurongo wa 3, noneho tukagira n'ibyahishuwe 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Hamwe havuga 144,000 bikurikira umwana w'intama, none ahandi hakavuga ubupapa, aho isi yose ibukurikira ibutangarira. Ubwo rero hari inkuge ebyiri muri iyi minsi yacu iheruka. Hari ijambo ry'Imana, noneho hakaba na LAUDATO SI papa duha. Reka dukomeze dusome. Iyi nindi nkuru, mbese kino gitangazamakuru cyitwa ngo iki? Cyitwa The Ark, ni icya Kiliziya Gatolika ubwacyo, kandi ni igitangazamakuru kireba ku nyamaswa no kuzitaho. None ni cyane barimo bateza imbere. Ni LAUDATO SI. None ni ihe nkuge? Ni LAUDATO SI. None ni iki kiri muri LAUDATO SI? Ni uguhamagarira abantu kweza umunsi wa mbere w'icyumweru. Mbese New Green Deal urayijyamo nawe? Aho niho duhagaze. Ibyahishuwe 13 n'ibyahishuwe 14. Isi yose itangarira kandi yiruka inyuma y'inyamaswa. Ibyahishuwe 13. Noneho hakaba abantu bake 144 bonyine mu byahishuwe 14 bakurikira kandi bagatangarira umwana w'intama. Murebe nanone hano kuri screen mu gitabo Prophets and Kings page 182, paragraph ya 2. Ubwo ni Satani wivuga hano ngo mu kuba ndi umusimbura w'Imana nzishyira hejuru. Umunsi wa mbere uzererezwa, kandi abaprotestanti bazakira iyo sabato y'ikiganano nk'iy'umwimerere.
bityo isi yose izaba iyanjye. Nzaba umutegetsi w'isi kandi mbe igikomangoma cy'isi. Nzagenzura ibitekerezo ku buryo isabato izahinduka igishungero kitagira agaciro. Mbese mwatekereza kuri ayo magambo? Satani aravuga ati isabato y'Uwiteka y'ukuri izaba igishungero kititaweho. Mbese ubwo bisobanuye iki? Aho abantu benshi bazayanga ntibayikurikize. Kubera iki? Reka dukomeze dusome. Satani aribaza ngo mbese isabato ni ikimenyetso? Ngo nzatuma kweza isabato y'umunsi wa karindwi biba gusuzugura ubutware bwo mu isi. Amategeko y'abantu azakomera cyane ku buryo abagabo n'abagore batazatinyuka kweza isabato y'umunsi wa karindwi. Kubera iki? Kubwo gutinya kubura ibiryo n'imyambaro, bazifatanya n'isi mu kugomera amategeko y'Imana. Isi yose izaba munsi y'ubutware bwanjye. Mbese murabibona? Ibyo ni Green Deal ishaka, gutuma isi yose iza mu butware bumwe, maze utajya muri ubwo bumwe ntiwemererwe kugura cyangwa kugurisha. None n'iki Imana ivuga? Imana iravuga ngo munteranirize abera banjye. None abera ni bande? Ni 144, ariko se nanone ni bande abo umurongo uvuga? Nanone ni abagiranye isezerano nanjye kubw'ibitambo nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Abagiranye isezerano ryanjye kubw'ibitambo, abantu 144. Iyo rero babavuzeho, bavuga ko ari abantu bakurikira umwana w'intama hajya hose. Bivuze ngo baretse ibindi byose. Baretse byose kugira ngo bakurikire Kristo gusa. Mbese uyu munsi wamukurikira? Kandi niba dutamba ibyo bitambo tukamukurikira, azabana natwe kuko yasezeranye ko azateranya abantu be nk'uko biri muri Matayo 24 umurongo wa 31. Reka tuhasome Matayo igice cya 24 umurongo wa 31. Haravuga ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Imana izateranya abantu bayo aho baba bari hose, aho Satani yaba yarabashyize cyangwa se yarabatsinze. Niba bazaba bategerereje mu gituro Satani yarabarenganije, cyangwa se bakaba bari maso, bose Uwiteka azabateranya nk'uko biri mu rwambere rw'Abatesaloniki igice cya 4 umurongo wa 16 na 17, aho Uwiteka azamanuka azanye n'ijwi ry'impanda n'abamarayika. Hazaba iki? Abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. None hazahita haba iki kindi? Twebwe tuzaba tukiriho tuzazamukana nabo mu kirere turi kumwe nabo, kandi ngo tuzahorana n'Uwiteka igihe cyose. Maze intumwa igakomeza ivuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Iryo jambo kumaranisha imibabaro bivuga guterana umwete, tutitaye kuba ibihe bikomeye. Mukomeze, ntimureke urugamba, ntimwihuze n'ubu bumwe kugira ngo mubone ibyo kurya cyangwa uburinzi ubwo ari bwo bwose bw'aho mu isi. Ahubwo kwitandukanya n'ubwo bumwe nayo ni intambwe yo gutsinda icyaha. Dusubire muri Zaburi ya 4 umurongo wa 3. Twigeze kuhasoma mu mwanya mutoya washize, aho umunyezaburi yavuze ikintu gikomeye ku murongo wa 3. Aravuga ngo ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we. Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Tutitaye ku byo tugiye kunyuramo bikomeye ndetse n'ibiriho uyu munsi,
kubera ko twumvira amategeko y'Imana, Uwiteka azatwumva. Amen. Uwiteka azatwibuka. Imana izatwibukira mu gitabo cy'urwibutso. Ariko se ikigombero ni ikihe? Mbese murakibuka? Umurongo wa 4 nanone haravuga ngo murakari burakari budatuma mukora icyaha, muri ku mariri yanyu mwibwirire mu mitima mucecetse. Icyo nicyo kigombero, aho mugomba kurakara uburakari budatuma mukora icyaha. Ubutumwa bwa marayika wa mbere, mwubahe Imana muyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Murakara uburakari budatuma mukora icyaha, muri ku mariri yanyu. Uko niko gukurikira umwana w'intama hajya hose. Murebe kuri screen icyo Ellen White yavuze. Bituruka mu gitabo Acts of the Apostles, page 467 igika cya 3. Haranditswe ngo imico ya Gikristo ntiyubakwa mu gihe hatariho ibigeragezo, ahubwo yubakwa hagati mu bigeragezo. Kwangwa ndetse no kurwanywa bitera abayoboke ba Kristo kugenza gute? Kuba maso ndetse no gusenga umufasha wabo w'umunyembaraga. Ubwo rero ibigeragezo ndetse n'ibindi byose bitugeraho, mbese bidutera iki? Bidufasha kuba maso cyane, bidufasha kubaka imico ya Gikristo kugira ngo tube bashya. Reka dusubire kuri screen. Ibigeragezo byihanganiwe kubw'ubuntu bw'Imana bitera kwihangana, kuba maso, gushikama ndetse no gukomeza ibyiringiro mu Mana. Kwihangana k'ukwizera kwa Gikristo kubashisha abayoboke be kubabazwa no gukomezwa. Kwitanga no kunesha, kwicwa umunsi wose ariko kandi bakabaho. Kwihanganira umusaraba bityo bagatsindira ikamba ry'ubwiza cyangwa se ikamba ry'icyubahiro. Ubwo rero mu yandi magambo, ngomba kugira icyo ndeka kugira ngo ngire icyo mbona. Ngomba kugira icyo ntakaza kugira ngo ngire icyo mbona. Ubwo nibwo butumwa bwa Yesu Kristo, ibitambo. Ariko Papa aravuga ati oya, mwitambe ibyaha, ahubwo nimuze twihuze uko tumeze, buri wese aguma uko ari. Ariko Kristo aravuga ngo ntago yadusiga uko yadusanze. Aduhamagara ngo tuzi uko turi, ariko ntadusiga uko yadusanze. Mbese adusiga uko yadusanze? Oya. Niki birivuga kuri ibyo? Iravuga ngo Bibiliya iravuga ngo iyatangije umurimo mwiza muri twe izawurangiza. None uwo murimo ni uwuhe? Ni umurimo wo gucungurwa, ni umurimo w'agakiza, ni umurimo wo kunyeza ibyaha, ni umurimo wo kuntunganya. Mwabikoze niko bimeze. Mu rwego rwo kugira ngo duhabwe ubwiza, tugomba kunyura mu kwezwa, kandi ni igihe kingana n'ubuzima bwacu bwose. Kwezwa ni igihe kingana n'ubuzima bwacu bwose. Ntabwo twavuga ngo ubu twarejejwe, ahubwo tugomba gukomeza kwezwa. Icyo nicyo kibazo gihari muri iyi minsi y'imperuka rero. Ukurikira umwana w'intama cyangwa ukurikira inyamaswa. Ukurikira umwana w'intama bivuga kujya mu nzira itagutse, inzira ifunganye, aho abantu bake bonyine bo bazayinyuramo. Ni Kristo wenyine ubwe wivugiye ayo magambo. Yavuze ko ari inzira ikomeye kandi iruhije, ariko ikaba ari inzira iganisha ku bugingo. Ariko inzira yagutse cyane iganisha ku kurimbuka, ngo kandi ni benshi bayinyuramo. Ariko abazakurikira inzira ifunganye ni bakeya cyane. Bazaba barahisemo inzira zigoranye, bakaba barahisemo inzira y'akarengane, bagahitamo inzira
yo kurenganirizwa Kristo. Iyo ni inzira y'umwana w'intama. Kandi niba turabukuri bakurikira Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, ubwo tugomba gukora amahitamo, kuko ntago twakurikira mu nzira zombi nk'uko Yesu yabivuze. Sinzi icyo mugiye gukora, ariko hari ikintu nshaka kubabwira ubu. Jewe n'inzu yanjye tuzakurikira Uwiteka. Reka dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, fasha buri wese muri twe gushyira ibi mu mitima yacu no mu bwenge bwacu, ngo ibyaba byose nk'uko Yesu yabivuze tuzakorera Uwiteka. Ibyatubaho byose tuzagira imitima ihanzwe ku mwana w'intama, kugira ngo kurimbuka, ibiza, ibigeragezo n'akarengane n'ibishuko byose bitazaduteshura, ahubwo dukurikire umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Urakoze kubw'amahirwe uduhaye Data yo kwiga, uduhe kwibuka ibyo utubwiye, kandi nk'uko dutashye ubu ndetse mu kanya gato tugatangira icyumweru gishya, Data ndasenga ngo dutangirane nawe icyo cyumweru gishya, kugira ngo dushobore guhangana n'ibirushya biza mu nzira zacu. Kristo niyererezwe mu byo dukora byose n'ibyo tuvuga, dusenze mu izina rye. Amen.